Inshuti bakunzi ba Mwarimu Wacu TV, Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda yatangaje ko guhera umwaka utaha abanyeshuri biga TTC ni ukuvuga amashuri nderabarezi bazajya biga imyaka 5 aho bazajya basoza bahabwa impamyabumenyi ya A1. Reka twumve uko yabitangaje. Abana rero bazatangira TTC uyu mwaka utangiye bazakora imyaka 5 mbere ko bigisha. No kuvuga ngo bazangiza bafite kuvuga ngo umwana urangije umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye akaba ajyanywe muri TTC azagenda yiteguye kwiga imyaka 5 aho kwiga 3 yari imenyerewe. Yego ni ibyo ngibyo. Ariko nashaka ko dukosora iryo jambo akajyanwa kuko ajya yabisabye agaba yifuza gukora kwiga TTC azamara imyaka 5 mbere yuko ajya kwigisha. Ariko muri iyo myaka 5 nawe azasohoka afite A1 kuko afite diploma ya university, ntabwo azasohoka afite A2. Yego ibyo ngira ngo babyumvikane aho ngaho. Kandi abanyeshuri kubera ko babisabye iyi policy itaratangazwa, tuzakorana na NESA ku buryo niba hari umwana wayisabye izi mpinduka kumva ati ntabwo ngibishaka kubikora ashobora kuva kubihindura. Niba hari undi wumvise ati izi mpinduka niza cyane reka nanjye ngemo atari yasabye TTC, nawe tuzamufungurira kugira ngo yongereho TTC ayisabe nawe agira ayo mahirwe yo kuyikora. Minisitiri w'Uburezi kandi yatangaje ko abarimu mu mashuri abanza bazashyirirwaho gahunda yo kuzamura ubumenyi in service learning kugira ngo nabo bagere ku rwego rwa A1. Reka twumve uko yabitangaje. Uburebye abarimu dufite muri primaire, abarimu dufite muri primaire n'abarimu barangije TTC, the teacher training colleges, bafite yandi bitango A2 cyangwa A2. Yego no kuvuga ngo ni kuri level ya secondary education. Bigaga imyaka 3 ubwo no guhera mu wa 4 wa 6 wa 4 wa 5 wa 6 imyaka 3. Bafite impamyabushobozi yo muri secondaire. Yego urebye rero ukareba ibindi bihugu, ari ibihugu duturanye, ari ibindi bihugu ku isi yose, usanga nabo barahereye nkaho ngaho ariko bakagenda bazamura. Natwe rero tugomba kuzamura tugaha imbaraga tugaha mu bumenyi abarimu bacu kuko nibo badufasha kwigisha abanyeshuri. Rero turebye ibyo dukeneye tukareba Vision 2050 ntabwo dushobora kuyigeraho turi kuri iyo level y'abarimu. Ni ngombwa rero ko duhindura iyo policy tugashaka abarimu bagenewe kugira ngo batugeze ku rugero twifuza. Muri policy rero tuzazamura icyiciro cy'abarimu bigisha muri primaire kugira ngo mu gihe over the long haul aba barimu bazabe bafite impamyabushobozi igera kuri ya kaminuza, ari iriya bita bachelor cyangwa se licence muri France. Ariko ibyo tuzabikora mu byiciro bibiri. Yego icyiciro cya mbere tuzahera kuri abafite A2 tubajyane kuri A1. No kuvuga ngo tukure kuri diploma ya secondary tujyane kuri diploma ya university imyaka 2. Imyaka 2 iyo bita A1 yeah. So icyo rero niyo ni phase 1 cyangwa se icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ndende kizava kuri A1 kigiye kuri A0 cyangwa se the bachelor degree. Ibi tuzabikora mu myaka 10. Imyaka 5 ya mbere tuzava kuri A2 tujye kuri A1, indi myaka 5 ikurikiyeho tuve kuri A1 tujye kuri A0. Umuntu yakwibaza ati se kuki mutabikorera rimwe? Yego ubikorera rimwe twabura abarimu kuko no kuvuga ngo iyo myaka yose ntabwo twaba dufite abarimu basohoka. Ariko ibi ngibi bizatuma tukomeza kubona abarimu uko tugenda progressinga muri objective. Minisitiri w'Uburezi kandi yatangaje ko ingengabihe y'amasomo izahinduka, aho kuva ku wa mbere kugera ku wa 4 amasomo azajya arangira saa 9:30, hanyuma abanyeshuri bakomereze amasomo yabo mu cyitwa co-curricular activity, naho ku wa 5 abanyeshuri bazajya bataha saa 9:30, hanyuma abarimu basigare mu mahugurwa yiswe CPD. Reka twumve icyo Minisitiri w'Uburezi yabivuzeho. Twarebye umunsi w'ishuri
urebye ukuntu abana biga, abana batangira ishuri mu gitondo kare, bakaza bakicara mu ishuri guhera saa 2 rwose bakageza saa 11 bakicaye, byiga ko byitwa ko bariho bariga. Ariko ubushakashatsi buratwereka yuko iyo umwana yatangiye saa 2 n'igice, iyo agejeje saa 9 n'igice cyangwa saa 9, kwiga kwe biragabanuka. Concentration ye, absorption ye, ibintu byo kugira ngo abyumve biragabanuka cyane. Icyo yakwiga cyose yicaye gusa mu ishuri wari ariga, ibyo ukwiga kwe kose kuramanuka. Ugarebye rero nta nubwo bihuye na competence based curriculum, uburyo bwo kwigisha turiho turakoresha ubu ngubu mu Rwanda. Rero dushaka kugira ngo duhuze competence based curriculum n'uburyo turiho turakora n'umunsi tumara ku ishuri. Bivuze iki rero? Bivuze ko abana bazagenda bakicara mu ishuri bakiga nk'uko bari basanzwe biga. Yego. Bageza saa 9 n'igice. Kuva saa 9 n'igice kugeza saa 11 bakajya mu byo twita co-curricular. Co-curricular rero ni uburyo ushimangira ibyo wize ariko uticaye mu ishuri. Reka mbaho urugero, Minister. Urugero nabaha tuvuge ko wiga Icyongereza. Yego. Iyo uri wicaye mu ishuri barakubwira ngo grammar, bakubwira grammar, bakakubwira vocabulary, bakakubwira ibintu bitandukanye ukabyiga. Co-curricular ijyanye n'ibyo ngibyo rero ni nko kujya muri debate club, cyangwa ukajya muri poetry club, cyangwa ukajya muri journalism club. Ibi bintu bituma bya bindi wize noneho ubishyira mu bikorwa ukabyiga kurushaho. Ubundi nibyo competence based curriculum iteganya, ariko ntabwo twabikoraga. Rero icyo gihe dushaka kugiherera co-curricular activity kugira ngo bishimangire ibyo abana bize. Urundi rugero naguha, tuvuge ibintu by'umuco w'Ikinyarwanda. Abana bajya kuri handi imbere bakaririmba bakavuga ngo umuco w'Ikinyarwanda harimo kubyina, harimo gusakuza, harimo ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntabwo bariho barabikora. Muri co-curricular rero azabikora. Wajya muri ibintu bya ICT, hari ibyo wiga, ariko muri co-curricular ukajya noneho muri programming club, ukajya muri computer club. Hari izi club rero zigatuma urushaho kumenya, ugashimangira bya bindi wize muri classroom. Ntabwo byongeye ku byo wiga, ahubwo bigufasha kwiga neza ibyo rusanzwe wiga. Rero ibyo abana biga ntabwo bihinduka, ariko uburyo babyigamo birahinduka. Niyo co-curricular rero navugaga. So abana rero kuva saa 9 n'igice kugeza saa 11 bazaba muri iyo co-curricular activity. Minisitiri w'Uburezi kandi yatangaje ko capitation grant nayo izongerwa ku kigero cya 60%, naho umusanzu w'ababyeyi muri gahunda yo kugaburira abanyeshuri school feeding nayo izahinduka, aho mashuri abanza amafaranga azaba kuri 975, hanyuma ababyeyi batangire gutanga 2,000. Amashuri yisumbuye abana biga bataha ngo batangaga 19,500. Kuri ubu ngubu gahunda nshya izajya ibasaba ko batanga 24,000, hanyuma abana biga mu bigo batangaga 85,000, amafaranga azaba 110,000. Ikindi ni uburyo ishuri rikora cyangwa ibyo nakwita operation. Nk'uko mubizi, ishuri ubundi ribona imfashanyo ya leta. Leta iha ishura amafaranga. Ndavuga amashuri ya leta, nayo dufatanyije mu masezerano n'abo dukorana. Ayo mashuri leta yagenera amafaranga yo gukoresha, ibyo bita capitation grant. Hanyuma hakaba n'amafaranga leta nayo itanga mu byerekeye school feeding. Igice cya gatatu kikava mu musanzu w'ababyeyi. So ibyo rero uko ari bitatu nibyo bifasha ishuri kugira ngo rishobore gukora. Ariko iyo turebye ubwo bushobozi ishuri yabonaga, tukareba ibiciro biri ku isoko, ntabwo byari bihuye. Ndetse abakuru b'amashuri bari bahwemye kubitwibutsa. Rero muri uyu mwaka uri imbere
ibi ubufasha leta iha amashuri buzongerwa kugira ngo buhure n'aho turi ndetse duhure n'ibiciro biri ku isoko. Ariko nanone umusanzu w'ababyeyi nawo uziyongera kuko hashize imyaka 5 ushyizweho. Rero urebye muri ibyo bice ngira ngo bizafasha kugira ngo ishuri rishobore gukora. Iyo urebye ukusaniye amafaranga ya muri capitation grant leta yahaga amashuri aziyongera kuri pursa irenze 65. Amafaranga leta yageneraga amashuri muri cya gice kitari school feeding. Yes. Yego. Rero ubwo ngubwo urumva ko haziza, ariko ntabwo buri shuri ryose rizabona mwe. Biterwa n'umubare w'abanyeshuri, biterwa n'uko ishuri risanzwe riri. Aya mafaranga ariko aziyongera kuri iyo percentage. Yego. Urumva rero ko leta idahwema gushyira imbaraga mu burezi. Ibi ngibi rwose ni ibintu leta ihagazeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akomeza kutubwira dushyira imbaraga mu burezi, kandi ni nabyo ubona nyine leta irashyira imbaraga mu burezi. Ababyeyi bose bibaza ngo natwe aratuvuze ko umusanzu wacu uziyongera, ese uziyongera ku kihe kigero? Ese n'ubundi hari n'abantu bakwibaza ngo harya umusanzu wanganaga gute, ariko umubyeyi wese ashyira agatima ati ubwo tuzongera hangana ate? Birumvikana rwose. Ni ikibazo bahita bibaza rwose birumvikana. Ababyeyi ubundi bafite abana muri pre-primary na primary batangaga amafaranga 950 ku gihembwe. Ayo ngayo azazamuka abe 2000. Ni 2000 by'Abanyarwanda. Yego yego. Abo ni abafite abana muri pre-primary na primary. Ababyeyi bafite abana muri secondary iriya wigutaha ubundi batangaga 19,500. Ubu bazajya batanga 24,000. Nabyo ni ku gihembwe. Yego. Abafite abana wari muri boarding school ubundi batangaga 85,000. Ubu bazatanga 110,000. Mu bindi kandi Minisitiri w'Uburezi yatangaje ko umunyeshuri cyangwa umurezi cyangwa undi wese uzafatwa azanye cyangwa acuruza ibiyobyabwenge mu kigo azajya yirukanwa burundu nta nteguza. Hanyuma yatangaje ko umunyeshuri uzakubita cyangwa akarwana n'umurezi azajya yirukanwa burundu. Hanyuma yatangaje ko ibihano kugukopera no kuzana telefone nabyo bizashyirwamo imbaraga mu rwego rwo kugira ngo abana barusheho kugira discipline nziza cyangwa se ikinyabupfura. Icyanyuma ni ikibazo dukomeje guhangana nacyo, cyane cyane amashuri akomeje guhangana nacyo cyerekeye discipline. Imyitwarire mu mashuri. Imyitwarire iri mu mashuri imeze nabi se? Iracumbagira. Ntabwo ari hose, ntabwo ari bose, ariko hari imyitwarire mibi twagiye tubona. Rero iyo tuvuze ishuri rigomba kuba ari ahantu hafite environment umwana ashobora kwigiramo. Ntabwo iyo environment ishoboka hari indiscipline. Nta n'umuntu akura uburere n'uburezi cyarimwe. Uburere n'uburezi rwose. Ntabwo rero bishoboka mu gihe tudashyize imbaraga muri discipline ku ishuri. Ngira ngo mwabonye ko hirya no hino, ntabwo ari no mu mashuri gusa, ariko muri society at large hari ikibazo cy'inzoga, cyo gusinda, ibiyobyabwenge, ama drugs. Yego. Ku ishuri naho hari bamwe na bamwe bagenda babizanamo. Ntabwo ari icyorezo ngo kigeze, ariko hariho byagaragaye. Mu banyeshuri, mu barimu, mu banyeshuri, mu barimu no mu barimu bamwe na bamwe. Rero ishuri rigomba kuba icyo nakwita alcohol and drug free zone. Ahantu hatarangwa n'ibiyobyabwenge na bike. In essence ni ukuvuga ngo tushaka ko ari zero tolerance, ntabwo bigomba kuhagaragara. Rero uzabifatana
ku ishuri, yaba umunyeshuri, yaba umwarimu, yaba umudiregiteri, yaba umukozi wo mu gikoni, umuntu wese uzabifatanwa ku ishuri azahita yirukanwa burundu.